Meya w'akarere ka Nyagatare yeguye ku nshingano ziwe. Ku itariki 21 Ukuboza mwaka wa 2025, umuyobozi w'akarere ka Nyagatare yatangaje yuko avuye ku nshingano ze ku bw'impamvu ze bwite. Gusa ntabwo bisa n'ibitunguranye kubera ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamugarutseho mu kiganiro yagiranye n'umuryango wa FPR Inkotanyi cyangwa se n'abanyamuryango bawo. Bikaba biri mu bintu byatumye ahari ashobora kwegura kubera yuko hari imyitwarire cyangwa se inshingano ze atakoze neza mu nshingano yari afite. Muri iyi minsi ya none Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahagurukiye abayobozi cyangwa se abayobozi bakora biguru ntege by'umwihariko batanga serivisi biguru ntege. Bikaba ibintu byatumye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bahagurukira muri iyi minsi ya none, aho ari kubahagurutsa cyangwa se ari kubabaza ibibazo umusubirizo badafitiye ibisubizo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ntabwo ajya akunda amafuti by'umwihariko ibigeze ko kurangarana umuturage, aho ngaho biba ibibazo bikomeye cyane kubera yuko ubazwa ibibazo rwose ukabibura ubusobanuro hanyuma ukabyuka wegura rwose ntawe ukweguje, kubera yuko uba wumva uri ikigwari cyangwa se uba wamaze kwigaya muri wowe, uba wamaze gusubiza amaso inyuma ukabona ko inshingano zawe utazikora neza uko bikwiye kandi amakosa ari ayawe. Niyo mpamvu muri iyi minsi ya none abayobozi cyangwa se abafite inshingano mu nzego za leta bagomba kwitwararika cyane, kubera yuko inshingano zabo zirabareba cyane by'umwihariko iyo bigeze gukorera abaturage ibindi bindi. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda, ukurikirana ibiganiro byacu, amakuru yacu n'ibindi bizajya bikugeraho ku gihe mu gihe wakanze subscribe, kandi wowe wayikaze turagushimiye cyane, nawe mushyashya ukwiye kuyikanda kugira ngo ujye umenya ibya mbere mu ba mbere. Njye nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.